Nongeye kubaha ikaze nanone, aka kanya tugiye kureba uko wareba ibintu wabitse kuri Gmail. Ukurikire intambwe ku yindi, niba warabitse dokima za kuri Gmail, kwinjiye muri Gmail, uraza hano kabisa muri Gmail yawe, urugero twageze muri Gmail, ushaka kureba ibintu wabitse muri Gmail yawe, urabona ushobora kuza hano kuri attachment, ugahitamo video urugero, cyangwa ifoto. Urabona ibintu twabitseho biraje, reka tuyifungure. Yego, ngira ngo urabibona, biriya ni bimwe mu byo twabitseho, urabona ko biri guhita biza. Ni ukureba ibintu wabitse kuri Gmail, uraza kuri Gmail yawe, wahagera, ukigera kuri Gmail urabona hano hejuru harabanditse ngo from to attachment date n'ibindi. Ukora kuri attachment, ugahitamo nimba wifuza kureba video wabitse cyangwa audio. Urabona hano ngaha ni dokima zanjye nagiye mbikaho, ukareba nyine. Nuku ushobora kureba ibintu wabitse kuri Gmail yawe. Abambazaga uko wabireba, nizere ko rwose muri kubibona intambwe ku yindi. Icyo usabwa ni ugukurikira neza step by step. Iyi nayo ngiye kuyifungura, ni dokima. Sorry, hari ibyo ntagomba kubereka, ngomba kuba nahishe bitewe, ariko Gmail yawe nuko wareba ibintu wabitseho, uza kuri attachment, ahari video, ubundi ushobora guhitamo image, urakanda. Urabona izi zose ni dokima zibitseho. Iyo ukanzeho ikiza, waba ushaka kuyireba ugakandaho nabwo, urabona express your image. Yego, ibi byose ni ibintu umuntu aba yarabitseho, kandi ushaka ko amakuru yawe agira umutekano, wabika kuri Gmail, kubera ko wabitse kuri Gmail